abatura nibagira ngo bwa nyuma y'amataka gabo kushara no mugiga obwahati sinika za tractor zishenye insharo z'amataka gabo kandi n'obwahati yatanshire no kubyara bukondo mu mataka gabo. Ubwo n'umwanya gwanjye izi n'insharo zanjye nasyapa imyaka 30 kwihangura hegitari nkarugura na oha mwesige na mugenzi we. Ubwo nagira ngo ibihandiko by'itaka byona byine kandi takamanyire kigenderwa cya Babura na Nkunda ari kushenye insharo z'itaka byono byine mbinebuzo ashe kigenderwa cyo kuyahebe naenda ki kwibitaka. Abataka abamwe bari kusharana na Babura bagira ngo nabo yatwira amataka gabo ariko zesa abasabe yabe abantu bagira ngo bunaku baguzira amataka gabo kuhereza ibyapa kukaba kutariho kandi bwanyuma y'ibyapa kwija barimo kubahereza ibyapa ahabwe intaro iziruho hato nshongoye kugira ngo tuyine ibyapa tubine konka tukobayizire bagira ngo hakira makashonga tube twemerezeho baze tutereze nshonga bahaze mwemerezemo abasebe tujya amataka gaito mu cyapa we tujya amataka gaito mu cyapa icyapa cya ngongoza saba gavumenti ngo tujya amataka gaito mu cyapa. Abantu bagira ngo batwire inshonga zabo mu ofisi ya RDC Kiruhura District Umwami George Bakunda konkatwine wesije bwona ngo nibija kuyambwa nangwa na polisi kwere kwija hitakeryo enda kutwara isimu zabo. Wana umushejo wana kwata isomo yanjye ngo babatere bishana kandi umwana niwe yabene isomo yanjye tunaje mwaka uno mureba polisi yanaenda kutwara isimu yawe simkumanye iki yanarondamo abantu kabejaho mukekuru n'umugurisi kandi bateme itaka ryabo kandi bakura hariya kwa arugura kwa Babura babikura babinaga kuwabo tine nebishani byabo. N'obutushangireho polisi ya Kiruhura District ahitakeryo oyebembire o DPC ahabwa Kiruhura tabasiza kugambira habyoma bitu itwaza kora amakuru yaga twagezaho gamba na RDC hanshongezi turi kurabira hasimu biti yayereka ngutayine wire amakuru yaga gashakwa kana remensa muri Kiruhura.